navuga ko ndi muri university y'ubukorikori nirangije nayo. Inabanyaga Margaret ni umukecuru w'imyaka 70 ukomoka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Bwira. Nubwo avuga ko asoje amashuri ya kaminuza suko yayize koko, ahubwo n'urwego rushimisha yavuga ko amaze kugeraho nyuma y'akazi k'ubukorikori ko kuboha ibikapu bikozwe mu mishipire akora. Uyu mukecuru wagize amahirwe yo kubyara abana benshi nubwo bamwe batakiriho, afite ubuhanga bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko uko bingana kose dore ikibihatsa adashobora kwibagirwa. Nari nabyaye abana 10, iki gikapu kirabarihirira. Iki mureba kibarihira abariho abapfuye bose bari barize kubera iki gikapu. Amaze kurihira abana b'amashuri ubwe yisanze Burayi nta yindi tike akoresheje usibye igikapu cyo mu mushipiri. South Africa ndayirangije, mu Burayi urumva ko nageze mu Budage no mu Faransa ari ukubera iki gikapu. Cyane iki mureba iki nicyo cyakoze byose. Ageze mu Burayi kandi atarize, avuga ko yaboneye akaryo ko kwaka Abadage inkunga maze areba kure asaba ko bamwubakira amashuri abato bubu bakuramo ubumenyi. Amashuri impamvu nayasabye nabonye ngeze Burayi ntarize, ari iki gikapu naboshye gusa kinjyanye Burayi. Kuko sinenzi ko Umudage ari mu nkunde, yahise avuga ati ko nkukunze ngwiki niba bishoboka ndashaka amashuri. Icyo ushaka amashuri se nuko ntize, ndashaka ko abana bariho bazigira heza n'abazavuka, kuko ntize bikambabaza kandi ugeze nk'amagejwe n'abize. Ibikapu bye yemeza ko byubatse izina ndetse ngo nibihenda. Icyamake kigura 8,000 mu gihe cyamenshi kigura 15,000. Usibye ibikapu byo muri ubu bwoko, uyu mukecuru twasanze mu imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda rimaze iminsi mike risojwe, yagaragaje ko akora byinshi birimo inkweto zo mu bitenge, udukoresho dukozwe mu masaro n'ibihangano bigaragaza umwimerere w'umuco nyarwanda. Ariya na maceri, ubundi umwami iyo yashaka kugenda nka kuriya mubona baragenda mu modoka, ubwo abaja baramuhekaga bagafata umwana we, bagafata inkono y'itabi, bagafata urabona kariya bashyiramo itabi bagiraga gucyaka bariho batwara inkono, noneho bakagenda bamuhetse. Uyu mukecuru avuga ko aya maceri agurishwa 400 y'u Rwanda kandi ngo aragurwa cyane. Avuga ko adashobora kwibagirwa akamaro k'amasakoshi yo mu mishipiri akora. Asaba abanyabukorikori gushyira imbaraga mu gukora byinshi bihesha isura nziza u Rwanda. Murabona ko Made in Rwanda ikomeje kugenda itera imbere. Aha turi kuri stand ya Nyirabanyaga Margaret, aravuga ati aka gakapu kashoboye kundihira amashuri y'abana banjye, bariga baraminuza, nta mpamvu yo gusuzugura ibyakorewe mu Rwanda. Ni ibintu byinshi akora ibyifashishwa mu biro, bimwe batwaraho amakaramu, baratwaraho amakarite y'akazi, ibintu bitandukanye. Urabona ko ni ibisirimu kandi bikozwe mu masaro mu buryo bwe bw'ubukorikori yihangiye. Jehome Munyentwari, Royal TV.